Nongeye kubasuzana none ni inono+tv ikiganiro nta kindi no kuri kwanjye. Uyu munsi tujye kuganira ku kintu kigira kiti Passe. Ese wowe bagwaye Passe? Ese wowe watanze Passe? Passe ni ikintu nyine tumaze igihe kirekire twumva, bamwe twarazihawe abandi barazitanze gutyo abenshi barabanye kubera Passe, abenshi ibyo ni ibintu nyine muzi bibaho mu buzima busanzwe. Tugiye kuganira ku kintu Passe. Ese Passe umuntu ashaka kuguha Passe ukakuramo umugore muzima? Ese ushaka gukuramo umugabo muzima? Icyo kintu nicyo tugiye kuvugaho. Ese hari uwaguhaye Passe bikarangira wa muntu baguhayemo Passe abaye muzima mukabana? Ntabwo mbizi, ariko ukuntu kuri kwanjye ni ikiganiro tuganiramo ibintu bijyanye n'urukundo, ibintu bijyanye na relationship, tuganiraho tukamenya urukundo uko bigenda, mu rukundo uko bimera, mu rukundo bigenda gute, ibibazo biri mu rukundo, ibyishimo biri mu rukundo. Ibintu byose tukabimenyaho, tukabivugaho, tukabiganiraho, tukamenya neza yuko urukundo rugihari kandi tugomba kurwanira urukundo tukagira aho turuvana naho turugeza. Tugiye kuganira ku kintu kijyanye na Passe. Bagwaye Passe? We wa musore we bagwaye Passe? Hari umukobwa wagwaye Passe? Umukobwa mushito wawe wagwaye Passe? Ese hari umuhungu wawe mukobwa, hari umuhungu w'umushito wawe wagwaye Passe? Kandi nyamara wenda ikavamo nyine umuntu ushaka kuba mwakubaka mukabana. Muri komenti ndabizi neza yuko murakomantinga kwisiganira, mboniho kubashimira mbikuye ku mutima ko komenti zikomeje kujya ziba nyinshi. Narabikunze kandi narabyishimiye cyane kubera yuko bituma tubona yuko kuko ibyo dukora n'ibyo turi gukora bifite aho bigera kure harenze nyine aho dutekereza. Reka tuganire ku kintu kijyanye n'iyo Passe nyine. Abantu benshi ntabwo Passe bayivugaho bimwe. Abenshi bazi yuko nyine Passe, niba habayeho Passe nyine bidashoboka ko nyine Passe yavamo ikintu nyine kizima. Reka ndivuga ngo umuntu muzima, ntabwo nyine ikintu nashatse kuvuga ntabwo havamo nyine urukundo ruzima. Abantu benshi bumva yuko nyine Passe ntabwo nyine ari hashaka kuvamo nyine umuntu muzima ushaka kubana, ariko nyamara turabazi benshi bahawe Passe kandi babanye neza kandi bubatse bigakomera. Rero ikintu nshaka kubabwira ni uko urukundo ni kimwe na Passe ni ikindi, kandi noneho urukundo ntabwo rurebera ngo rwaje ruturutse ku ki. Urukundo ntabwo rureba ngo rwavuye hehe, ntabwo rureba ngo rwavuye kuri Passe cyangwa se rwavuye hehe. Icy'ingenzi ni ukuvuga ngo kanaka namubonye, namwishimiye, namukunze. Kuba rero nagukunda nakuhawe n'undi, nta nubwo arega guhabwa n'undi, tuvuga wenda nguhuje n'inshuti yanjye. Kuguhuza n'inshuti yanjye nubwo byitwa Passe, yego, ariko bitandukanye n'urwo rukundo tuba tuvuga. Uramubona, umwishimire, umukunde, mwisange muri mu rukundo. Nta kintu rero kiba kidasanzwe, sibyo? Icyo ikiba kibayeho ni uko umuntu aba aguhuje n'uwo utaruzi, ariko kandi murahuye, murakundana, urukundo ku bw'amahirwe birahura. Rero nta gitangaza kirimo kuba wavuga ngo kumenya n'umuntu ngo baguhaye Passe ngo byabaye ibintu ngo byaciyemo. Nta gitangaza kirimo nshuti yanjye. Rero ntuzumve ngo Passe ngo wumve ko ari ibintu bidasanzwe. Ni ibintu bisanzwe kuba wahabwa Passe, cyane ko tunagendeye no ku muco wacu. Abantu ba kera se babaga baziranye, uretse ko wenda ikibazo cyabagamo nuko bashobora kuba banaguhuza n'umuntu utanazi, bakagufata bakakujyana kwa kanaka kubera yuko famiye zabo zanyu ziziranye, gusa bakagufata bakakujyana wowe utanamuzi. Inshuti yanjye wowe utanamuzi, hasi ubu ngubu ubwo noneho ni umuntu bahuza, nguhaye nimero ya kanaka, uramuvugishije, cyangwa se nkweretse ifoto ye, uramukunze, nguhaye nimero ye, uramuvugishije, umubwira ko ari njye wabahuje ABCD, muramenyanye kubera ko yumvishe ko ari njye wenda wabahuje kandi anyizera, nawe nyine akwiyumvisha, akwemerera appointment, murahuye, muraganiriye, finally murakundana. Ni ibintu biri normal, ni
ni nka bya bindi bya kera by'abagabo noneho nyuma ho gakeya byo kuvuga ngo ni umuranga nawe nyine uba wabaye umuranga nubwo twe tubyita mu mvugo z'ubu ngubu Passe uba wabaye umuranga rero nta gitangaza kirimo kuba ibyo bita Passe byavamo nyine ikintu gikomeye nta gitangaza kirimo njye nemeza ntashidikanya ko Passe yava mu rukundo ruzima kandi rwose mukabana neza nta gitangaza kirimo kubera yuko icyo tuba tureba kiruta ibindi ni urukundo muba mufitanye kandi urukundo rurasa urukundo niba niyumvishamo umuntu ntabwo bijya kureba ngo namubonye mu buhe buryo kuko no muri bisi muhuriramo mukihuza mugahurira muri bisi ntabwo ukundana n'umuntu ngo nuko gusa umuzi ngo famiye zacu ziraziranye ngo rero ngo ndamuzi bihagije ngo niyo mpamvu ngo mukunda cyane abo ngabo nta nubwo banabana ariko mushobora guhura n'umuntu muri bisi ushobora guhura n'umuntu ku mushuti wawe ushobora guhura n'umuntu mu bukwe ushobora guhura n'umuntu mu numva hari n'abahurira muri buwate genda mukabyinana mara kubyinana mugahana nimero bikazarangira mukunda urukundo rero ni ikintu cyihariye nk'uko twabivuze ni amarangamutima ayo marangamutima rero ntabwo arobanura ngo ayo marangamutima agiye kujya kuri kanaka kubera ko twahuriye niyo mpamvu rero niyo yaza avuye ku wundi muntu ari undi muntu wamuguhayemo Passe ntibivanaho yuko aya marangamutima yamubaho cyangwa se wowe yakubaho ukaba nyine wamukunda ukamwiyumvamo nubwo yavuye ku wundi muntu ntibivuze yuko urukundo rwawe rwagira limite ngo nuko ari Passe rero Passe ibaho ni ukuba nyine uwo muntu urwaye Passe nyine aba ari umuranga ni ukuba nyine umuranga w'abantu ukamubera umuranga nta kintu kidasanzwe kiba kirimo kuba waba umuranga w'umuntu birasanzwe ko waba nyine umuranga we kandi bikaba byatanga resultat ziri positive ntabwo rero dukwiriye kuvuga ngo ibijyanye na Passe ndumva cyane muri Kigali ugasanga nk'umutipe aravuga ati se mpaye Passe Passe gusa abakobwa barabuze ntabwo umuntu akimenya bimeze gute habari nta rukundo rukibaho abantu bose basigaye abakobwa benshi basigaye baza bashaka amafaranga iki nabuze umukobwa twabana ntabwo nzi umukobwa unkunda uko bimeze ntabwo namenya umukobwa nkwiriye kubana nawe wampaye Passe nkaho nyine akwizeyemo ko wowe ushobora kumubonera uwo bakundana sibyo gusa no muri ibyo bintu bijyanye na Passe nabyo bijyana n'ikibazo sibyo kuko ushobora kumuha umuntu ushobora wenda nawe yakwihishagamo yagerayo agahinduka ugasanga nawe arakurakariye ariko ntabwo ariko biba bikwiriye kuko icy'ingenzi ni uko nawe nubwo ubonye Passe ukwiye nawe usigara nawe noneho ureba ese kuko mbonye Passe uyu muntu arankwiriye uyu muntu ni njye wakwiriye uyu muntu ukuntu ankunda ni ibi nifuzaga ni ibi nashakaga ese ibintu bizaramba ese ibintu tuzakundana tugere kuri ibi tugere kure bigende gutya nyine ni ibintu byose uba ukwiriye kugenda nyine wibaza nyuma nyine ukaza gufata icyemezo ukavuga uti uyu muntu n'uyu nguyu nifuzaga n'uyu nguyu nashakaga n'uyu nari nkeneye kugira ngo mbashe kuba nashinga urugo rwanjye urumva rero Passe rwose nta kintu bifite kuba byahindura ku rukundo rwawe icy'ingenzi ni ukubona yuko uwo muntu ari we ugukwiriye ari we wari ukeneye ari we inzozi zawe aha hantu nyine ntabwo abantu dushaka harimo abantu tudashobora kubyumva kimwe hari umuntu uba wiyumvamo ko Passe ntabwo yavamo umuntu mwabana kuko uvuga uti ntabwo muzi ntabwo nahura n'umuntu kuri social media ngumbwire ngo umuntu duhure kuri social media kuko turabazi benshi babana kwezi amezi agaye baratandukanye rero tugomba kureba izo mpande zombi barahari kuko babana igihe gitoya kubera kutamenyana bagashwana bagatandukana kubera ko burya ku kintu kijyanye na social media ni ibintu biba byoroshye kuba umuntu yakwireka uko atari kuko ntimuba mubonana ntushobora kubona reaction ye ku kintu runaka kuko ntimuba muhorana muba muhora muri sheri ishusho nyine kuri chat cyangwa se video call
ariko ntabwo muba mubonana ngo ubashe kuba wabona ati uyu muntu arakazwa n'iki, uyu muntu umujinya we uza vuba, uyu muntu bigenda gutya na gutya, ariko nyine ugasanga nyine abenshi bumva yuko Passe ari ikintu kibaho, ariko nyamara abantu bakabana nyine mu gihe gitoya, bagahita babifata nk'aho ari itegeko ko nyine Passe ari ikintu nyine kitajya kigihira abantu, ariko ntabwo twese ariko tubifata, kuko njyewe nemera yuko Passe, kuko nzi benshi bagiye babana muri ubwo buryo, ugasanga umuntu ni reka mvuge naho nko kuba diaspora, ugasanga umuntu aba muri Amerika bamuhaye Passe y'umunyarwanda, urugero umunyarwandakazi, urugero cyangwa se umunyarwanda n'umusore, ariko bagakundana, bamara gukundana bakabana kandi bakabana neza. Ibyo bintu rero bisaba iki? Ntabwo icyo kintu tuzageraho nacyo tukivugeho. Relationship iri tuvuga nabyita gute, iya kure, iri nyine umwe ari hanze undi ari mu Rwanda. Ibyo bintu biragoye kugira ngo umenye umuntu, sibyo? Biragoye kugira ngo umenye umuntu, ariko kandi nanone wabyitayeho uramumenya, sibyo? Kuko ntazibana zitakumana amahembe, murashwanirana mukagira mute, ariko ubona uburyo cyagaruka, ubona n'uburyo ki nawe mubana nyine. Ibyo bintu rero ntibikwiriye gukuraho yuko umuntu ashaka kwishyiramo ngo yumve yuko biba bigoye nyine kumva ngo Passe, uhita uvuga uti niba umuntu ampaye Passe, umuntu ari muri Amerika njye ndi mu Rwanda, ubwo se twabana gute, ubwo se twakundana gute, ubwo se byagenda gute? Ntabwo urukundo rureba ngo turi kumwe, urukundo ruba mu mutima, mu mutima wawe no mu mutima w'uriya. Mushobora gukundana harimo iyo ntera, ariko kandi mugakundana, kandi igihe cyazagera mukabana koko kandi mukabana igihe kirekire, sibyo? Ni benshi tuzi bagiye bamenyanira ku ma Facebook, bagiye bamenyanira kuri za WhatsApp, kandi bakabana, kandi bakaba aka kanya akaba afite urugo rwiza, kurusha ndetse na ba bandi bakuranye urugo ku rundi, hariya twavutse mu cyaro, bagakurana kandi banabana bakabana nabi. Ibyo ni ibintu bibiri rero bitandukanye, icy'ingenzi ni urukundo, kandi ukumva yuko uwo ukunda nyine umukunda. Ntabwo uwo ukunda kuvuga ngo ni uko uhora uruhande, urukundo ntabwo rurebera ngo uyu nguyu ari aha ngaha, ngo uyu nguyu ari iruhande rwanjye, ngo turahorana, icyo gihe kaba nabyita nk'agahararo. Kumva yuko nyine ukunda umuntu kubera ko muhorana, icyo gihe byagaragara, kuko urukundo ni nka bimwe dukomeza kuvuga, urukundo rwakira umuntu uko ari. Niba rero umukunzi ari kure yawe, ntibikwiye yuko umukunda, uramwubaha, umukorera bya bindi byose bigaragariza umuntu ko umukunda, binamwereka ko umukunda. Ni n'ibintu utazanatindaho ngo wumve yuko wabitekerezaho ngo ubitindeho cyane, kuko ni ibintu byizana, ni ibintu byikora, ukisanga wamuhamagaye, ukisanga uri gushaka kumuvugisha, ukisanga ushaka kumenya ninde uzajyayo, mwohereze gift, ninde bizagenda gute, ushaka kubaryohera kurusha n'abantu banari kumwe, bitewe n'uko urwo rukundo nyine rumeze. Njye rero nemeza ntashidikanya ko urukundo rutagombera kuvuga ngo ni Passe cyangwa iki. Igihe cyose ubonanye n'umuntu cyangwa se ukunze umuntu, ntibigendera kuvuga ngo yavuye hehe, ngo ni Passe bampaye cyangwa se byagenze gute. Icyo ndeba ni urukundo. Urwo rukundo rero rubaho kandi njye ndarwemera, sinemera kuvuga ngo Passe nta kintu kizima kivamo. Bamwe babifata ukwabo, tuzanagenda tubona muri comment, ariko njyewe mu kuri kwanjye nka Esther nemera yuko Passe igivamo koko. Iranakwiriye kuko ni umuranga, kuranga nkaba narangira umushuti wanjye umuntu kubera ko muzi, nta gitangaza kirimo. Rero urumva yuko Passe abantu bajyaga bayisuzugura, nta mpamvu yo kwisuzugura, kuko ni ibintu nubwo imvugo yahindutse, ariko ni ibintu bijya kuva kera, kuko umuranga yahozeho. Najyaga numva n'indirimbo nta mukobwa umuranga, sinzi ukuntu najyaga mbyumva, ariko ikigaragara cyo nuko nyine Passe kuba yabaho ntibikuraho urukundo, kandi rwose niwumva wakunze umuntu ntuzarebe ngo mukunze kubera ko namuhawe na kanaka, kuko ushaka kumukunda kuko umuhawe na kanaka, ariko nyamara akakubera umuntu muzima, akakubera urukundo rwawe wari ukeneye mu buzima bwawe. Ikiganiro ni ukuri kwanjye, ni inono+tv, ndabakunda cyane.
mukore subscribe, like and comment kugira ngo dukomeze kubona ibyo mutubwira tubivugeho, tugerageze turebe yuko twamenya kandi tukabasha kugira urukundo nyakuri. Ciao ciao.